Shalom shalom, nongeye kandi kubasuhuza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'uburinzi bw'Imana burusheho kubana namwe aho muherereye hose. Turakomeza rero no ku kwezi turimo nkuko twabivuze ko tuzaganira hejuru y'ukuri kuri hamwe n'ikinyoma, intambara yamaze igihe kirekire birimo kandi kuri kumama gutsinda ibihe byose. Rero turimo turaganira kuri amagambo mureke dusome mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 6 abariwo twibandaho cyane. Aravuga ngo nuko ituzurana nawe itwicazana nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka turi muri Kristo Yesu. Amen. Aha n'amagambo akomeye cyane arimo iyishurirwa ridasanzwe ndetse akubiwemo ibintu byinshi cyane Imana yakoze kugira ngo dusubire kandi mu busabane nayo. Ukuri rero nk'uko Imana yagukoresheje ari we Kristo, Imana yahisemo kudusubiza mu busabane nayo kuko yaturemenye iturema kugira ngo dukomeze kuba connected kuri yo. Nubwo Satani yakoze ibishoboka byose kugira ngo dutandukanye n'Imana, ariko n'Imana ngoma gusobanukirwa neza ko Imana yakoze ibishoboka byose kuva aho umwana w'umuntu agwiriye akava mu busabane n'Imana. Imana ikavuga ibizaba n'ibyo izakora kugeza igihe izamugarurira mu kibanza yaratakaje. Imana yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo uyu munsi tube twarasubiye mu busabane. Rero tuma gusobanukirwa neza uko kuri kwa Imana yakoresheje ariwe Kristo kugira ngo dushobore gusubirana nayo. Rero biravuze ngaha ngo nuko ituzuranga nawe. Igihe Kristo yapfaga ku musaraba nyuma y'ibisatu akazuka, ntabwo Kristo yazutse wenyine, oya, twazukanye hamwe nawe. Kandi si ukuzuka gusa, iyo ni etape ya mbere. Etape ya kabiri itwicazanya nawe. Ni kuvuga yuko Imana ntabwo gusa yatugaruye mu buzima, ariko yaduteretse no muri ubwo buzima, yaduteretse mu kibanza kidasanzwe cyo kuganzanya na Kristo iburyo bwayo. Biravuze ngo yatuzuranywe nawe. Kutuzura no kuva mu rupfu. Twari twarapfuye dusize ibyaha byacu. Imana ihindura umwe guhinduka icyaha utaregeze kumenya icyaha. Imana imuhindura icyaha kuko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe n'ubuzima bwazanywe n'umuntu umwe. Tugakwisobanukirwa iyo tuje imbere y'Imana nta buzima twari dufite. Niyo mpamvu biri twitaye ko twari dupfuye tuziba ikimuro byacu. Nta buzima twebwe twuhereza Imana ngo mwami ndaguhaye ubuzima bwanjye, oya, ahubwo tuza kuri yo kugira ngo duhe ubuzima. Niyo mpamvu biri tugira ngo yatuzuranywe nawe. Kubera iki? Twari twarapfuye, twari twaramaze gupfa imbere y'Imana, tutakiriho kubera ibyaha byacu. Ariko Imana ngo ituzuranywe nawe. Igihe Kristo yapfaga rero kwari kugira ngo dusange muri etape y'urupfu twari turimo. Ntabwo Yesu yari kutuzura atabanje gupfa adusange mu bupfu twari turimo. Ndabisubiramo. Ntabwo twari gushobora kuzuka Yesu atapfuye kugira ngo adusange mu rupfu twari turimo. Ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha. Imana yafashe ibyaha byacu ibitransfera muri we kugira ngo ashobore gupfa. Naho ubundi Yesu ntabwo yari gushobora gupfa kuko yari Imana. Byasabwa yuko abi icyaha kugira ngo apfe. Ku musaraba rero amaze kuba ibi byaha byose bimaze kumujyamo, niho yashoboye gucika kugira ngo dusange muri ya dimension y'urupfu twari turimo. Namara kudusangamo kuko ashoboye, kuko ari alpha na omega, kuko ari tangiro n'uherezo, kuko ariho iteka ryose, ashoboye kutuzura, yashoboye kutuvana muri urwo rupfu. Biravuga ngo Adamu wa mbere yari afite ubugingo, ariko Adamu wa nyuma wari umwuka utanga ubugingo. Aduha ubwo buzima ngo atuzuranga nawe. Tumaze kugaruka rero kuri ubwo buzima, atwicazanya nawe muri ya position twari twaratakaje yo kuganza no gutegeka. Biravuga ngo atwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka, turi muri Kristo Yesu. Iyo ni dimension uyu munsi abizeye, abamwakiriye, abemeye igikorwa yabakoreye ku bwabo bicayemo. Iyo ni dimension twicayemo. Iyi ni etape tugomba gusobanukirwa. Aha uri umukristo utarasobanukirwa bino bintu, biragoye urango uzasobanukirwe intambwe zikurikira, kuko aha niho byose bitangirira kandi aha niho byose bipfira. Utamenye ibi byinshi biri imbere biragucanga.
niho benshi bakorera amakosa, niho benshi dusenga amasengesho atariyo, niho benshi twitwara mu buryo butari bwo, niho benshi dukora mu buryo butari bwo, kuko tutazi igikorwa Kristo yakoze ku musaraba n'uburyo yagikoze n'ahadusanze agikora. Niyo mpamvu benshi dukora amakosa. Iyo tumwe turabwira abantu kwatura, turabwira ngo baze gutanga ubuzima bwabo, ariko mu by'ukuri nta buzima baba bafite, baba barapfuye. Aha bose tubona batarakizwa imbere y'Imana barapfuye. Yesu yigeze kubwira abantu ngo mureke abapfu babo. Ni ukuvuga ngo hari abantu bagenda ariko batakiriho imbere y'Imana. Kugira ngo rero Kristo baze kuduzura, byamusabye kudusanga muri dimension yo gupfa twari turimo. Niyo mpamvu biri tugira ngo atuzuranga nawe kubera iki? Kuko twarapfuye. Atwicazanyana nawe ahantu ho mwijuru ryo mu mwuka. Iyi dimension ushobora kuyisobanukirwa no kuyicaramo utaramenya dimension ya mbere yuko wabanje kuzukana nawe. Kandi kuzukana nawe wowe agomba kumenya neza ko wewe warapfuye. Nubwo uri kuragenda wowe utarakizwa urapfuye nuri imbere y'Imana. Ugomba kumenya neza ko aziyo etape. Aho niho usobanukirwa neza urukundo Imana yagukunze. Guhagusanze ahantu habi kuvanayo durakuzamura dugusubiza muri ubuzima, hanyuma kugira ngo ushobore gutegekana nawe. Rero muri dimension yo gutegeka yo kuganza, aha niho rero byose bitangirira.